Nitwa Ismael Mwanafunzi. Guhumeka umwuka wanduye ntabwo bituma umuntu akorora byonyine, biranica. Abantu miliyoni 7 buri mwaka bicwa no guhumeka umwuka wanduye. Sida yica abantu miliyoni 1,100,000. Impanuka zo mu mihanda zica abantu miliyoni 1,300,000. Abantu miliyoni 7 bicwa n'indwara zikomoka ku guhumeka umwuka wanduye, ntabwo aribo baba banduje uwo mwuka. Uyu munsi imodoka zirenga miliyaridi 1 zigenda mu mihanda yo muri iyi si. Mu modoka 2 ziguzwe ku isoko ku isi, imwe muri zo ibikoresha mazutu. Mazutu isohora umwuka urimo ibinyabutabire byitwa oxyde d'azote, monoxyde de carbone, hydrocarbure ndetse n'ibyo bita particules fines. Udukungugu duto cyane, kamwe gafite umubyimba muto inshuro 100 kurusha umusatsi. Duturuka ku itwikwa rya mazutu muri moteri y'imodoka. Haba amasezerano mpuzamahanga ku ngingo zitandukanye z'ubuzima bwacu, ariko nta masezerano mpuzamahanga abaho mu buziranenge bw'umwuka duhumeka. Nyamara mu isi hari abantu imyaka y'icyizere cyo kubaho kuri bo igenda ivaho umwe buri mwaka biturutse ku iyangirika ry'umwuka bahumeka. Ibyo turi bukivugemo byose ushobora kubibona mu bushakashatsi bwakozwe na kaminuza Paris Descartes, l'impact des particules fines sur la santé et l'environnement. Buri munsi umwe buri wese muri twe yinjiza mu mubiri we ibiro 12 by'umwuka. Muri twe ntabwo ari benshi barya ibiro 12 by'ibyo kurya. Ibi bihita byumvikanisha uburyo ari ngombwa cyane guhumeka umwuka mwiza, nubwo atari ko bimeze, kubera ko ahantu henshi mu isi uyu munsi umwuka wuzuyemo imyanda itera indwara zirimo kanseri ku kigero cyo hejuru. Imibare y'abazira indwara zituruka ku mwuka mubi ni imibare isobanurwa neza n'ubushakashatsi bw'abahanga mu mibereho yacu. Abicanyi bari mu mwuka duhumeka ni uduce duto cyane tutagaragara tw'umukungugu twitwa particules fines twoherezwa mu kirere n'ibyotsi byo mu nganda, ibyuma bikoreshwa mu ngo nk'ibishyushya amazu n'ibiyakonjesha ndetse n'ibinyabiziga mu mihanda. Ubwandu bw'ikirere dukuramo umwuka duhumeka bwibasiye hafi imijyi minini yose yo mu isi ku nzego zinyuranye. Imijyi ituwe n'abantu benshi niyo yibasiwe cyane. Imijyi yo mu Bushinwa no mu Buhinde imyinshi yamaze kugera ku kigero cyo gutabarizwa. Abaturage bayituye babaho mu bisa n'akaga k'ubuzima bwabo. Kuva Paris mu Bufaransa ukagera Mexico, ukava Los Angeles ukagera Pekin, hose imiryango y'abashakashatsi mu buzima irasa n'itabariza umwuka duhumeka. Ikiza cya mbere cy'ubuzima bwacu gishingiye ku bidukikije. Murakaza neza i New Delhi, umurwa mukuru w'Ubuhinde, ukaba umurwa mukuru w'isi mu kugira umwuka wanduye. Niko OMS bivuga, iri ni ishami rya Loni rishinzwe ubuzima. Hamwe na miliyoni 8 z'imodoka muri uyu mujyi, amazuru miliyoni 25 awutuye yose ahumeka umwuka urimo ibyo wagereranya n'uburozi. Abashakashatsi b'Abanyamerika bamaze imyaka 7 bakora ubushakashatsi ku bwiyongere bw'ubwandu mu mwuka wa New Delhi. Bemeza ko ahantu hangana na metero cube imwe muri uyu mujyi haba hari mikrograme ziri hagati ya 300 na 500 z'udukungugu duto tutagaragara tuzwi nka particules fines. Mikrograme ni kimwe mu bipimo by'ubunini ariko gito cyane kuri garama. Utu dukungugu iyo uduhumetse nta nubwo ubimenya kubera ko ntabwo dufatika. Muri uyu mujyi udukungugu nk'utu dushobora gukuba inshuro 100 ingano yatwo yagenwe na OMS nk'itagira ikitwara abantu. Umwuka abantu bahumeka muri uyu mujyi uburimo izi microparticules, ukabamo ibyitwa ozone cyangwa se trioxygene, ukabamo dioxyde d'azote. Uruhurirane rw'uburozi abaturage birirwa muri uyu mujyi mu mirimo itandukanye bahumeka. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko imijyi 13 yo mu Buhinde iri ku rutonde rw'imijyi 20 ifite umwuka wanduye kurusha indi yose mu isi. Ibi bituma buri mwaka mu Buhinde hafa miliyoni 1.5 y'abantu bazize indwara z'ubuhumekero. Kuva mu myaka 9 ishize abatuye New Delhi batakaje imyaka 3 ku cyizere cy'ubuzima. Abatuye n'abakorera muri uyu mujyi bose babaho mu bibazo bingana n'iby'abanywa tabi. Muri iki gihugu ntabwo ibi byago bigarukira mu mujyi gusa. Ikibaya cya Singrauli nirwo rutirigongo rw'ingufu zikoreshwa mu Buhinde bwose. Iki kibaya nicyo gitanga 20% by'amashanyarazi yose akoreshwa mu Buhinde, agaturuka mu gucukura no gutunganya amakara kamere.
hamwe n'ibirombe bicukurwamo aya makara kimwe n'ingomero z'amashanyarazi zimaze imyaka irenga 40, Singrauli isa n'iyahindutse akarere kavumwe mu birebana no guhumeka. Abaturage baho basa n'imfungwa z'umukungugu n'ibyuka bihumanya bizamuka muri ibi bikorwa byo gucukura amakara bigahumanya amazi n'umwuka bahumeka. Indwara rusange muri aka gace ni iz'ubuhumekero. Amaraso ya benshi muri bo abaganga barayapima bagasangamo ibyo bita mercure. Wabigereranya n'utuvungukira duto cyane tw'ibyuma. Dr. Ram Bahadur Singh amaze imyaka 20 avura mwene izi ndwara muri uyu mujyi. Niba ibihaha by'abaturage ba Delhi bishobora kwanduzwa n'ibyotsi by'amamodoka, wakwibaza niba ibihaha by'abaturage ba Sengori bikoze mu byuma. Ibizamini byose bikorwa ku bantu bapfuye muri aka gace, haba ku bantu bari barwaye cyangwa batarwaye. Ibihaha byabo byose biba bipfutswe n'umukungugu w'amakara. Ibibazo nk'ibi byigeze kuba mu Burayi mu myaka y'1960. Iki gihe imijyi nka Paris yari yuzuyemo inganda. Abayituye bahumekaga ibyotsi biturutse muri izi nganda ndetse n'ibyaturukaga mu mamodoka atarakoranye ikoranabuhanga rigabanya ibyotsi bya essence yanyoye. Ubu hashize 1/2 cy'ikinyejana. Iki kibazo cyaragabanutse ariko ntabwo cyakemutse. Uyu munsi ubwinshi bw'abantu n'ibinyabiziga byabo ndetse n'inganda mu mijyi myinshi y'Uburayi byatumye umwuka uhumekwa wandura ku buryo mu myaka 7 abatuye imijyi irimo Paris icyizere cyo kubaho cyabo cyagabanutseho amezi 6. Kubera ikibazo cyo kwandura k'umwuka, ibihugu birimo nk'Ubufaransa, Minisiteri ishinzwe ibidukikije mu 1996 yashyizeho urwego rw'abaenjeniyeri bashinzwe kugenzura ubuziranenge bw'umwuka abaturage bahumeka. Mu Bufaransa iki ni ikigo bise Air Paris. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko ahantu hegereye urujya n'uruza rw'amamodoka menshi n'abantu haba hari ubwoko bubiri bw'imyanda yo mu mwuka abantu bahumeka: dioxyde d'azote ndetse n'ibyo bita particules fines. Uyu ni umukungugu utagaragara ubuzerera mu mwuka ku buryo niyo uhumetse utabimenya. Twabivuzeho ibi wabimenya neza witegereje ibimera cyangwa se ibindi bintu bisanzwe bisa neza ariko byegereye umuhanda unasa neza utabamo umukungugu. Imyanda ubona ku mababi y'ibyo biti biri ku muhanda ntabwo itandukanye cyane niba mu bihaha by'abantu bahora hafi y'urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abantu. Utu dukungugu two mu mwuka turi mu moko menshi agenwa hagendewe ku ngano yatwo. Hari udukungugu bita PM10 dufite ibyo bita mikro 10. Mikro cyangwa mikrometre ni igipimo fatizo cy'uburebure. Mikro imwe ni nko gufata metero imwe ukayigabanyamo uduce miliyoni. Hari utundi dukungugu dupima mikro 2.5 batwita PM25. Utu turanica cyane. Kuri buri bwoko bw'udukungugu muri ubu OMS ishyiraho uburyo bwo kutwirinda, usibye ko atari umukungugu wanduza umwuka duhumeka wonyine. Ntabwo bivugwa kenshi ariko ifumbire n'imiti yica udukoko mu mirima isohora imyuka ihinduka uduce tw'umukungugu dukwirakwira mu magana y'ibirometero mu mwuka duhumeka. Uburyo umwuka duhumeka wandura binyura mu ruhurirane rw'ibimenyetso by'ubutabire bikabera mu kirere cyacu. Abashakashatsi mu kigo cyitwa LISA gikora ubushakashatsi mu by'ibidukikije mu Bufaransa bakoze ubushakashatsi ku nzira binyuramo ngo umwuka duhumeka wandure, maze mu byuma byabo by'ubushakashatsi bavangavanga imyuka itandukanye kugira ngo barebe aho ubwandu buva. Mu byuma byabo muri laboratoire cyangwa se mu byumba by'ubushakashatsi, aba banyabutabire bafashe umwuka mwiza duhumeka urimo ibyitwa oxygene bawuvanga n'ubukonje cyangwa se humidité, bashyiramo imwe mu myuka ikomoka ku bikorwa byacu bya buri munsi nka dioxyde de soufre, bashyiramo umwuka witwa xylene cyangwa se umwuka ukomoka kuri essence usohorwa n'ibinyabiziga, bashyiramo na dioxyde d'azote isohorwa n'imodoka zinywa mazutu. Ubundi muri icyo cyuma bacanamo amatara afite ubushyuhe bungana n'ubw'izuba maze barategereza, ariko mu gutegereza bashyiramo n'umuyaga. Mu masaha make ya myuka bavangavanze ikomoka ku bikorwa by'umuntu yari maze kurema indi myuka nayo yanduza, yarimo nk'uwitwa ozone ndetse hanavuyemo uduce twinshi tw'umukungugu tutagaragara. Ozone cyangwa se trioxygene ni umwuka uzirana n'ubuzima bw'abantu.
iyo uhuye n'uduce tw'umukungugu dukomoka ku bikorwa by'abantu bibyara ubutabire bushobora gutera kanseri. Ibi bisobanura ko ikirere cyacu kimeze nk'ikigega cy'ubutabire gihuriramo uruhumbirajana rw'imyuka buri munsi. Imyuka yose ikomoka ku binyabiziga hano ku isi, imyuka n'umukungugu bizamurwa n'ingendo zacu z'amaguru, umwuka uturuka mu byuma byo mu ngo, ibikorwa by'ubuhinzi. Ibi byose mu mpeshyi biba byirunze mu kirere cyacu bitava aho biri kubera ubushyuhe. Uko biba uruhurirane rw'imyuka n'imikungugu myinshi, niko bibyara uruvange bitoroshye kurwanya. Uru ruhurirane hejuru y'imijyi yacu ruba rumeze nk'igihu. Mu gice cy'isi cyitwa troposphère biba bimeze nk'igipfundikizo cy'isi. Ubashije kubona icyuma urebesha umwuka, wabona bisa naho isi isakaye. Ubutumburuke bw'aho iki gipfundikizo cy'umwuka mubi kiba kiri busimburana hagati ya metero 2000 na metero 250 z'ubutumburuke bitewe n'ingano y'ubushyuhe buri mu kirere. Uko ubushyuhe buba ari bukeya, niko cya gihu cy'imyanda kiba kiri hasi kitwegereye cyane, tukagihumeka neza cyane. Iki gihu iyo kiri mu kirere maze imvura ikagwa, iragihanura kikagwa ku butaka. Mu gihe cy'imvura ibyuka bibi byose biba biri ku butaka. Iyo imvura imaze kugwa, abantu baravuga ngo ahantu hakeye, ngo imisozi yegeranye. Mu gihe cy'umuyaga birumvikana ko ibi byuka bikwirakwira hose, mu gihe izuba rivuye biguma ahantu hamwe mu kirere. Iyo ibi byuka ari byinshi, noneho bikaba biri hejuru y'imijyi ituwe cyane kandi ikorerwamo ibikorwa byinshi by'abantu, aho umwuka udatembera neza, ho biba ari ibindi. Bibyara icyo bita smog. Smog ni igihe ibyuka bihumanye bikomoka ku bikorwa by'abantu byabaye byinshi mu kirere, ugasanga nk'umujyi urijimye ku manywa y'ihangu, ntawe ubona undi kubera ko hari ibyotsi. Mu 1952 habaye smog ikomeye cyane i Londres mu Bwongereza. Byari biturutse ku icukurwa n'itunganywa ry'amakara ku kigero cyo hejuru, bikubitana n'ibindi byuka byinshi by'inganda ndetse n'iby'ibikorwa by'abantu, maze ikirere kirijima. Iki gihe hapfuye abantu 4,000 mu minsi mike cyane bazize guhumeka iyi gaze y'uburozi. Iki nicyo kiza gishingiye ku bwandu bw'umwuka cyishe abantu benshi mu mateka y'isi. Iki ni nacyo cyatumye abanyaburayi babona ko kwanduza ikirere ndetse n'umwuka wo guhumeka atari ikibazo cyoroshye nk'uko babikekaga. Atene mu Bugereki mu 2013 naho haheruka kuba smog ikomeye cyane. Iyi ni indi ngaruka ikomeye y'idindira ry'ubukungu bw'iki gihugu. Hagati y'umwaka wa 2013 n'2015 ibice bimwe by'umujyi wa Atene byahoragamo ibihu n'impumuro y'ibintu batwitse. Muri iki gihe abaturage bategetswe guhagarika ikoreshwa ry'ibyuma bishyushya amazu yabo, ahubwo basabwa gusubira ku gucana inkwi mu mazu kugira ngo hashyuhe. Abahanga mu butabire iki gihe bemeje ko ubwandu bw'ikirere cyo mu Bugereki butaturutse ku bikorwa by'Abagereki gusa, ahubwo ikirere cyabo cyanandujwe n'ibikorwa by'ibindi bihugu nk'Ubushinwa, usibye ko n'Ubugereki bwishyiriyeho akabwo kubera ko ikibazo cy'ubukungu bwahanutse cyatumye abayobozi b'Ubugereki batera intambwe isubira inyuma mu bikorwa byo kurengera ibidukikije. Mazutu yari yaraciwe gukoreshwa muri iki gihugu, ariko kubera ibibazo by'ubukungu barongeye barayikomorera. Birasa naho bigoye kubwira abantu badafite ibyo kurya ngo nibabungabunga ibidukikije. Abakorera imiryango mpuzamahanga yo kurengera ibidukikije bibi bibazo banabishyira ku bayobozi b'Ubugereki. Babanje gusaba ko hakorwa ubushakashatsi bwinshi, hanyuma baza kunguka igitekerezo cyo gusaba abantu kutongera gukoresha ibyuma byabo bishyushya amazu. Unyumvire nawe ingamba zikomeye bafashe. Ni ibintu biteye isoni. Uyu munsi Abagereki barenga 3,000,000, ni ukuvuga hafi 1/4 cy'abaturage bose, ntabwo bafite uburyo bukwiye bwo gushyushya amazu yabo. Inyubako zo mu Bugereki ziri mu zitwara ingufu nyinshi mu Burayi bwose. Hano inzu yo guturamo ikenera 3 z'ingufu zo gushyushya kurusha muri Finland. Icyo nicyo kibazo leta yagombaga gukemura mbere, bagashyira imbaraga mu mikoreshereze y'ingufu. Yitwa Takis Grigoriou, ashinzwe gukurikirana ingufu n'ihindagurika ry'ikirere mu muryango mpuzamahanga urengera ibidukikije Greenpeace. Greenpeace ivuga ko Ubugereki bugomba gusenya bukongera kubaka mu buryo budakenera ingufu nyinshi zo gushyushya amazu arenga miliyoni bitarenze mu myaka 10 igiye kuza. Ubugereki bunashinjwa kurebera ikindi kintu cyanduza umwuka duhumeka.
Abayobozi mu Bugereki bashinjwa ko badakora amagenzura ahagije ku mamodoka akoreshwa na mazutu asohora ibyuka bihumanya ikirere ndetse n'umwuka abantu bahumeka. Ibihugu byinshi byashyizeho imisoro kuri mazutu mu myaka ya mbere ya za 80. Iki gihe bavugaga ko imyuka isohorwa n'ibinyabiziga byanyoye mazutu nta kibazo itera ku buzima. Gusa uyu munsi imvugo isa naho yahindutse kuko nta bakibivuga. Mu Busuwisi, mu kigo cyitwa Institut Adolphe Merkel, Professeur Barbara Roten amaze imyaka 6 yiga ububi bw'imyuka ndetse n'uduce tw'umukungugu uturuka muri moteri zanyoye mazutu. Imyotsi y'umukara isohoka mu mapo d'échappement cyangwa se bya bindi bisohora imyotsi ku binyabiziga binywa mazutu ibirimo udukungugu cyangwa se uduparticule fine duto cyane dupima munsi ya mikro imwe. Kamwe kaba kagizwe n'ibimenyetso by'ubutabire byinshi by'uburozi. Utu dukungugu tutagaragara iyo turi mu mwuka tukabasha kwinjira mu muntu waduhumetse, duhita dutangira kurwana intambara yo kugera mu maraso yacu. Iyo uhumetse biriya byotsi, udukungugu tujya kuba tunini dupima mikro 10 cyangwa se PM10 tuguma mu mazuru kuko dutangirwa n'ubwoya bwo mu mazuru cyangwa se ibimyira, ariko duto cyane dupima mikro 2.5 ni ukuvuga PM25 two tuba dukozwe mu buryo dukwirakwira byoroshye cyane tukirukira mu bihaha ndetse no mu tundi tuyira tw'ibihaha tukarinda tugera mu dufuko tubika umwuka tuzwi nka alvéole pulmonaire. Utu ni utuyira tw'ihuriro ry'inzira y'umwuka n'inzira y'amaraso. Bikekwa ko utundi dukungugu duto cyane dupima munsi ya mikro 1 tunyura mu mitsi yacu itwara amaraso tukagera ku mutima cyangwa ku bwonko. Kugira ngo amenye neza uburyo utu dukungugu duhumeka dukwirakwirana ingufu zatwo z'uburozi mu mubiri wacu, Professeur Barbara Roten yakoze ibihaha by'umuntu abikorera mu kirahure abikoresheje utunyangingo tw'umuntu. Yakoresheje utunyangingo twitwa cellule epitheliale, ni utunyangingo tuba mu nzira zijyana umwuka mu bihaha byacu, ndetse n'utundi tunyangingo twitwa cellule immunitaire. Utu dukora akazi ko kurinda umubiri wacu indwara. Yafashe ibi bihaha yakoze abishyira hafi ya échappement y'imodoka ikoresha mazutu kuko ari irekura ibyotsi byinshi birimo umukungugu, kandi moteri zinywa mazutu zigezweho zikozwe ku buryo ziyungurura cyane zikarekura udukungugu duto cyane. Nyuma y'amasaha 6 bya bihaha biri hafi ya myotsi twatunyangingo bakoze twari twamaze kwangirika bikomeye. Particules de diesel. Iyo utunyangingo twagezwemo n'umukungugu ukomoka kuri mazutu maze uwo mukungugu ukirunda ku kanyangingo cyangwa kakinjiramo, bituma ku kanyangingo kagira imikorere itandukanye n'isanzwe. Icyo gihe akanyangingo gashobora kuba nk'agahiye cyangwa se kakagira imikorere ishobora guhindura ADN, akanyangingo k'imyororokere. Icyo gihe ntabwo biba ari urupfu rw'akanyangingo, ahubwo kuba ari ugucikamo ibice kw'akanyangingo mu buryo butateganyijwe. Mu yandi magambo ibi ngibi babyita kanseri. Uku kwibasira akanyangingo k'imyororokere cyangwa se ADN nibyo bigaragaza uburyo guhumeka umwuka wanduye bishobora kuba intandaro yo kugabanuka kw'imyaka yo kubaho ku bantu runaka. OMS byayisabye imyaka 20 kugira ngo yemeze ko ibyotsi bisohorwa na moteri zikoresha mazutu bitera kanseri zo mu nzira z'ubuhumekero. Ubushakashatsi bwose bwakozwe ku ngingo y'umwuka duhumeka buhuriza ku kuba ubwandu bw'umwuka duhumeka bugabanya imyaka y'ubuzima bwacu. Uyu munsi ubushakashatsi burakomeje ku buryo abashakashatsi bagize aho berekana ingaruka z'iyangirika ry'umwuka bakaryerekana mu buryo bugaragara kandi bufatika ku mubiri wacu. I Sao Paulo muri Brazil, Professeur Paulo Saldiva amaze imyaka 10 akorera ubushakashatsi ku mibiri y'abantu bapfuye. Uyu mushakashatsi akora ibingibi ashaka kumenya uburyo guhumeka umwuka mubi bishobora kwihutisha indwara urwaye niyo yaba atari y'ubuhumekero maze ikakwica vuba. Abantu bapfuye mu bitaro bye, Professeur Paulo Saldiva abakuramo ibihaha ashaka kubisuzuma, akibanda cyane ku byo bita black carbone. Ibi ni bimwe mu bigize ubutabire bituruka ku byuka by'ibinyabiziga bigatuma ibihaha bihinduka nk'aho byahiye cyangwa se byacumbiwe.
black carbone iba igizwe n'udukungugu tw'umukara cyane twaturutse ku itwikwa ry'ibintu. Professor Paolo Saldiva yemeza ko ibihaha by'umuntu umaze imyaka 40 anywa itabi ndetse n'ibihaha by'umuntu umaze imyaka 40 ahumeka ibyotsi bikomoka kuri mazutu biba bisa neza cyane. Kuri we abatuye umujyi wa Sao Paulo bose bameze nk'abanywa ibitabi. À différents degrés. Imibiri yose y'abantu bose bapimwe muri Sao Paulo, ibihaha byabo biba bifite amabara y'umukara ku nzego zitandukanye. Buri bihaha dupimye biba bifite ibara risanzwe ry'ibihaha, ariko hakaba hari n'irindi bara ry'umukara. Ku muntu utanywa itabi utuye Sao Paulo, ikiba gishoboka cyane nuko iyi black carbon iba ituruka ku binyabiziga. Tubigenza gute kugira ngo tubimenye rero? Buri bara ry'umukara ku bihaha riba rifite ikirango. I Sao Paulo, ibirango byinshi usanga ari zinc, manganese, aluminium na fer. Ibinyabutabire byo mu myotsi y'ibinyabiziga n'inganda. Kuva mu myaka myinshi ishize, ishami rya Loni ryita ku buzima rikora ubushakashatsi ku ndwara n'ingaruka zo guhumeka umwuka wanduye kandi rigashyiraho amabwiriza yo gukurikizwa. Gusa mu 2013 iri shami noneho ryagiye kure maze ritangira gusa n'iritabaza. Muri uyu mwaka nibwo OMS yashyize ubwandu bw'umwuka duhumeka mu bintu bitera kanseri y'ubuhumekero mu buryo budasaba izindi nzira. Iki gihe ubwandu bw'umwuka babuhaye ingaruka zingana n'izitabi ndetse n'ibindi byangiza inzira zacu zo guhumeka. Dr. Dana Rumise yayoboraga ishami ry'ubushakashatsi muri OMS. Iki gihe yasabye abayobora isi kwita ku mwuka abaturage babo bahumeka nk'uko bita ku yindi mibereho yabo ya buri munsi. Umwuka ni umutungo wacu kandi twese turawushinzwe. Biradusaba politike za nyazo z'ubuzima rusange kugira ngo dukemure ikibazo. Ibi yabivugishijwe n'uko ubushakashatsi bari bamaze gukora bwari bumaze kugaragaza ko miliyoni 6,500 z'abatuye isi bapfa buri mwaka bazize guhumeka umwuka wanduye. Itabi ryo ryica miliyoni 6. Ibi biterwa n'uko itabi ryica uwarinyoye wenda n'abantu 3-4 bamwegereye, mu gihe ahantu hacukurwa amakara ho haba hari nk'umurenge wose abawutuye bameze nk'abanywa itabi. Ni gute leta z'ibihugu kugeza uyu munsi zisa n'izasimbuje kubungabunga ibidukikije, kubaka imijyi no gukora ibindi bikorwa by'iterambere zishobora kurwanya iki cyorezo cyica abantu bucece? Iyo bavuze ikibazo cy'ubwandu bw'umwuka abantu bahumeka, amaso yose y'isi ahita areba igihugu kimwe, Ubushinwa. Pekin uyu munsi isa naho ari umurwa mukuru w'isi mu birebana n'ibyuka bihumanya ikirere. Ikirere cya Pekin bagihimbye l'Apocalypse, ikirere cy'imperuka. Ni ukubera ko Pekin yibasirwa kenshi na smog, bya byotsi biza bigapfuka ahantu runaka. Mu mihanda ya Pekin ntabwo bitangaje kubona abantu mu mamodoka cyangwa se bagenda n'amaguru bafite udupfuko ku munwa no ku mazuru nk'aho bari mu nganda. Mu mazu yabo benshi bafite ibyuma bisukura umwuka, purificateur d'air. I Pekin ikigero cya kanseri y'ibihaha cyaratumbagiye. Mu myaka 10 ishize abantu bafite iyi kanseri biyongereyeho 50%. Ubushakashatsi bwakozwe na OMS bwemeje ko mu Bushinwa mu mwaka hapfa abantu miliyoni n'ibihumbi 200 bazize indwara z'ubuhumekero, utabariyemo igihombo ibi biteza mu bukungu. Bagira igihombo cya miliyari 1,400 z'amadolari buri mwaka. Izi zose zigenda mu gukoresha ingufu bashaka umwuka mwiza. Mu 2014 Pekin nta mahitamo yari ifite usibye gutangiza intambara ku bwandu bw'umwuka wo guhumeka. Uyu yari minisitiri w'intebe icyo gihe, Li Keqiang. Twafashe icyemezo gikomeye cyo kugabanya ubwandu bw'umwuka. Ibikorwa bikomeye byamaze gukorwa, ariko ibyo tumaze gukora biracyari kure cyane y'ibyo abaturage bacu bifuza. Twatangije intambara ku bwandu bw'ikirere n'umwuka duhumeka. Twiyemeje gukomeza ibikorwa byacu kugeza igihe tuzagerera ku ntego yacu. Bahise batangira kugenzura amamodoka yabo ndetse abantu bategekwa kujya bafashanya mu gutwarana mu mamodoka hagati yabo aho kugira ngo buri wese agende muye, byongera imodoka mu mihanda. Batangiye gushishikariza abantu kugenda mu modoka rusange aho kuzuza amamodoka mu muhanda. Mu nkengero za Pekin inganda 200 zahise zifungwa.
Mu mwaka wa 2015 leta yafatiye ibihano inganda 15,000 zarenze ku mategeko yo kurwanya iyanduzwa ry'ikirere. Gusa aha ni mu murwa mukuru, kuko mu ntara ho haracyari inganda zikora amasaha 24 ku munsi. Ibi ntabwo bigira ingaruka ku Bushinwa gusa, kubera ko umwuka nta mupaka ugira. Inganda z'Ubushinwa zishobora kwanduza ikirere cy'i Kigali. Nubwo ibikorwa by'iterambere ari byo byinshi byanduza umwuka abantu bahumeka, ubukene nabwo bushyira itafari ku kwanduza uyu mwuka. Mu Buhinde abarenga miliyoni 300 ntabwo bafite amashanyarazi. Ubukene bw'amashanyarazi muri iki gihugu nabwo ni indi nzira yo kwanduza umwuka abantu bahumeka. Mu byaro bya bimwe mu bice by'Ubuhinde batekesha ibyo bita chula. Chula ni ubwoko bw'amakara bakora mu myanda yo mu ngo ndetse n'ibisheshe, amase yumye. Ibi nibyo bacana. Kwatsa mu ziko ricanwemo mwene ubu bwoko bw'ibicanwa bingana no kunywa amasegereti 400 mu isaha imwe. Ahangaho umunywi w'itabi usanzwe unywa amasegereti 10 ku munsi aba afite ubuzima bwiza cyane kurusha umutetsi. OMS ivuga ko buri mwaka mu isi miliyoni 7 z'abantu bapfa bazize guhumeka umwuka wanduye. Miliyoni 4 muri bo bazira umwuka wandujwe n'ibikorwa byo mu ngo, nko gukoresha ibicanwa bisohora umwuka mubi. Ni ikibazo cyihutirwa kireba isi yose. Miliyari 3 z'abantu mu isi ntabwo bafite ikoranabuhanga rikwiye ryo kwifashisha mu kota cyangwa se gushyushya amazu ndetse no guteka. Imiryango mpuzamahanga yita ku magara y'abantu ivuga ko ibi ngibi ari ibibazo bigomba gukemurwa n'amafaranga, ariko mbere yabyo za leta z'ibihugu hari ibindi zigomba gukora bitagoye, nko kugabanya ibinyabiziga mu mihanda, kandi birimo nabyo bigakorerwa amasuzuma ahoraho y'ibyuka bisohora. Madame Anumita Roy ni umuyobozi w'ikigo cy'ikoranabuhanga no kurengera ibidukikije mu Buhinde. Ntabwo dushobora kwemera gukomeza kuzamuka mu bukungu niba ari ukubigeraho ari uko twashyize ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ni ibintu tudashobora kwemera na gato. Dukeneye umwuka mwiza nubwo twaba turimo dutera imbere. Uko byagenda kose, uyu munsi umwuka mwiza utari mu bwandu na buke biragoye kuwubona. Biragoye kuwubona kubera ko umwuka utagira umupaka, kandi uwo duhumeka uba uvuye ahandi. Nubwo umwuka wose utabura ubwandu, ariko ntabwo ari ko ubwo bwandu bwose bugira ingaruka ku mibereho yacu. Biramutse bishobotse tugakora umwuka utagira ubwandu na buke, dushobora kubaho imyaka ubusanzwe tutatekerezaga ko umwana w'umuntu yamara ku isi. Uburenganzira buharanirwa ni ukurinda umwuka duhumeka ubwandu butwica mu myaka mike kandi bukatwica nabi. Ubu burenganzira hari ibihugu byabuharaniye kugeza ubwo bugezweho. Mu 1990 Mexico City, umurwa mukuru wa Mexique, wari umujyi abantu bavugaga ko igihe urimo gufunga umwuka ntuhumeke byagufasha kurusha guhumeka umwuka waho. Igihugu cyarimo inganda 40,000, inyinshi zirunze mu murwa mukuru. Igihugu cyarimo imodoka 3.5 million. Uyu munsi iki gihugu kiracyahumeka umwuka mubi, ariko hari intambwe yatewe kubera ko bafashe ingamba zikomeye zirimo kwimura izo nganda zijyanwa kure y'aho abantu batuye. Ubu banashyizeho itegeko ry'uko umunsi umwe mu cyumweru abantu bareka kugenda mu mamodoka, bose bakagenda ku magare cyangwa n'amaguru. Ibi byatumye Mexico igira nibura iminsi 200 yo guhumeka neza mu mwaka. Buri mwaka kandi buri modoka irasuzumwa, izisohora ibyotsi byinshi zigacibwa mu muhanda. Uyu munsi muri Mexique ubuziranenge bw'umwuka babucunga nk'uko abantu bacunga amata ari ku muriro. Hari imiryango mpuzamahanga isaba leta z'ibihugu nyinshi gukora gutya. Ni imiryango ivuga ko umwuka ari umutungo kamere dusangiye twese. Ivuga ko guhumeka umwuka mwiza bitakabaye ikintu gituma abantu bicara ngo basinye amasezerano mpuzamahanga yo guhumeka umwuka mwiza. Bavuga ko ari umutungo twese twagasangiye, bitadusabye ingufu izo arizo zose cyangwa ngo hagire abajya mu mihanda kwigaragambya. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.